Mwifurize kugira ibihe byiza nanone wowe ukurikira Isibo TV, wowe ukurikira The Choice Live. Muri rusange ndavuga we tubana umunsi ku munsi. Nitwa Freddy Musoni, ndi ku bitaro bya Kacyiru cyangwa se ibitaro bino bizwi nk'ibya polisi, ariko nanone ndi kuri side ya Rwanda Forensic Laboratory cyangwa se Rwanda Forensic Institute. Ndi hano kubera impamvu yuko twaje gutabara, gufata mu mugongo, kwifuriza gukomera benshi mu bamumenye mu myidagaduro, benshi mu bakoranye nawe, ariko by'umwihariko gufata mu mugongo umuryango we yakomokagamo. Yitwaga Sebatware Emmanuel cyangwa se Mugisha nkuko bajyaga bakunda kumutazira. Uti muri hano mute nka The Choice? Ngira ngo inkuru yo mwarabimenye ko ku itariki 3 z'ukwa gatatu aribwo ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane aribwo Sebatware Emmanuel cyangwa se Mugisha uzwi mu myidagaduro cyane, ariko nanone akaba ari umuntu wamenyekanye kubera hoteli ya Ibiza Resort iherereye mu karere ka Musanze. Nibwo hamenyekanye inkuru yuko mu ijoro mu rukerero rwo ku itariki 3 z'ukwa kane 2025 aribwo yitwikiye mu nzu ye yari herereye ku Gisozi, agafata essence akitwikira mu nzu, n'abana be babiri bakitaba Imana. Mu bana be bapfuye cyangwa se bitabye Imana harimo umuhungu witwa Bless, hari n'umukobwa witwa Blessing. Ni inkuru yababaje benshi, ariko nanone ica umugongo benshi bibaza bati uwo mugabo ko atari uko twari tumuzi, ko yari umugabo utakora ibyo bintu byo kwiyahura. Yewe polisi yo yabanje no kugaragaza ko aba bana aribo bahiriye mu nzu, cyane ko Emmanuel yari ataraboneka cyangwa se Emma yari umubiri we yari utaraboneka, ariko umubiri we nawo uza kuboneka mu iperereza. N'abaturanyi batangaje byinshi, bavuga ko uyu mugabo mbere yo kuryama kuko umugore we yari